ariko Kigali turahagera kuko ngewe ndabizi neza papa yajyaga ahambwira. Zikari ryosha Ndabiranye hango bose babyutse cyane. Ndumva rwose. Nimugoroba ntabwo muraramo. Nyiri byondo nabo bakaza ibintu. Igihe wagendesheje ijoro nanone ariko tekereza kuva mu gitondo wambwiye ngo Kigali bigirimo ubungu ibintu twiyemeje turaza kubishobora. Umva rero nkubwiye kibwije mwana wawe si inkwano ariko ndabona aho bigeze nanjye byanyobeye. None ubwo dukore iki? Tubigenze gute nyine? Tujye kubigenza wowe shaka akazi nanjye nshaka kandi ntako njya kugenda kuko kugendana n'ubundi umenye iwanyu munaroga mu utangiye no kujya unantera umwaka. Ngiye nkeneye ko tugera ku ngingo nzima none kugira ngo utavuga ngo basi nagusize ku nzira ngo umuvandimwe yaragiye ku akiyo kazicwa n'inzara ngo kandi twarajyanye. Ako bigirimo uyu muneke utambura ko wakuye kuri cyo gitoki cya muzehe. Tubyemera nawe ubikuye ku gitoki cya muzehe ariko wowe najyaga ngo ntagusiga mvuga ngo umuvandimwe tuze ku nzira nanashonje wowe fata uwo muneke nta kindi kintu mfite njye guhiga akazi nawe ujye guhiga. Ako bigirima uri umuntu w'umugabo kabisa umva wazanye ibisheke noneho nyina teraga urukapu rwawe mwumva ruremeye nkawe impamvu kumbi n'imiti tunabijumba washyizemo ubundi cyangwa mvareka ntari ibiti pe kuwurya nyine ariko hagati aho ngaho nawe urya nagira iki umva kemura iki kibazo rwose. Ikibazo nta kundi kigiye gukemuka ushaka ungiza kuri mirongo nyine aho tugiye kuri mirongo nahabuze ubwo nyine tujya gushakira aho twageze jya guhiga akazi mpiga akazi nta kundi kandi mva kari ikintu mfa nawe n'icyo jye guhiga akazi nawe uhiga akari se gihane kigenda haza Ryo muneke tugende. Reka mpe kurya nyine. Ariko nyine hagati aho ubitekerezo. Ryo muneke ndagiye wowe nyuriza nagiza. Ntago musize wa. Oya. Jya guhiga akazi. Halo. Uranyumva? Umva ninuza nibigira Imana. Na Kibweja. Turi kumwe nyine turi ahantu. Nyine umva nkubwire. Nika turi kuvugana ariko. Noneho rero turimo turaza nyine twagize Kigali. Wari wanguye ku bantu bita kuri mirongo. None se ko twaje hano Kigali nyine twaje gushaka akazi. Ngubwo ko muvandimwe wamba bari nkakubona. Kubona twabuze naho turara. Umva n'ukuri kw'Imana kandi twayobye. Reka nkwe biginuze agusuhuza. Haro! Mike mwana wa mama uranyumva?
bambwiye ngo Kigali ari imihanda y'imituku none nasanze ari ivumbi. Nyine tumaze iminsi 2 turara hanze ntago turangire nyine aho tugusanga. Ndanu bita Nyarugenge n'ubwo rungwe rumazi kamaza kuzamumpamagara. Mu mujyi baneze ko batubwiye Kigali ni batubwira umujyi. Nyarugenge hari umuntu ugendagenda. Umva buretse gatoya ntukupe nkubwire. None se ubwo ngubwo aho Nyarugenge turagezwa n'iki? Turagusanga tubaza ahantu bita ngo Nyarugenge. Icyumva nkubwire rwose umbabarire utaza kuncika. Ngira ngo tugende wowe bakubwira ko ntabwo tugende. Twakuyemo ibi byose ntabikorera nurashigendera navunitse nta kintu nimarira ahubwo izi soya zanyanyagiye kubura bwo ni dance ntabwo iyi minsi ntabwo nakubonaga. none se amakuru ya Kigali ni inkuru ndende. Nta twakwicara dore nyine Kibweja tugiye duherukana twari turi kumushuka ndetse tujya gukina ubusiba. Papa waze aza afite umuriro twirukanka icyo gihe ubwo duherukana. Ubwo muheruka nje no kumureba Kibweja twaramubuze neza. Si wowe ntabwo barwaye ikiburi gataramo nanjye ndabicyamo ntayavuramo. Arwaye umugozi mwivi ikina areba ko navunitse kwirirwa kikagenda kikabunguka ijoro riguye ukigaburira nacyo nko kurunda mu gisumu kitumva. Utu duti twanjye two yashimye ngo narabyaye uri n'akatungo. Ibyo wumva ni amagambo ntabwo wabikaze ariko uzumva amagambo ari abantu abakobwa bagenzi wawe nawe uyagendereho. Mbese byagenze ute? Niba mwese we ntahagije ko byagenze nawe urakuzi ariko ko ndetse n'amakuru hano y'ibyo byadushwanisha. kwiyama ntuzongeye kumvugisha ahubwo sinkukeneye mu buzima bwawe. Komeza urugendo rwawe. Mbabara ndakwiyama ntiwongeye no kunkoraho. Se wapfuye kunsuza nibura Ntesha umutwe usurambaza uvuze ucanga nayo ncanga tutanarebana nibura. nyuma y'ibyo wanyibwiriye wowe ubwawe urumva ugishaka gusubirana nanjye. Nta n'imbabazi wazimpa maze imbabazi utazizi wamaze iki se ahubwo uretse kuba wumva amagambo ntari ibintu yizi nako ntabwo kure byagenze aho ngamushyirire mbabarira ntabwo usenye ase manzi ukundana n'umuntu ni ukwirwa umubwira ibintu bidafite agaciro, ibintu bitamuha inyungu na gato. siba ntaje n'ibyaguhaza usibye kumbuza ibitotsi byanjye bya nijoro se hari ikindi kureba wabishaka iminsi yose twamaranye
inyungu nabonye se mu minsi twamaranye n'iyi nta nyungu wabonye. nezezwa nuko wanyimaga gusinzira se nezezwa nuko wampamagaraga agiye kwirira nkabura iki cyane tuza muri cyo Nzakugera kubaza umwana. sinigukeneye Ntawe ukeneye. unyibagirwe Nta byanyu ufite se basi bimwe basi byanyu. ibyo mfite byambwira giti Sawa urakoze. nyibutsa muri bike harya nayo ngufitiye neza Oya nawe uzabyumva. Ariko nabwo nta n'ikibazo n'umwana bikora basi uzaba uri binyibukira. ngiye kunkora ariko ntabwo nakwiyama Mba nagukoze ntacyo nagutunga. kagindo Uyu y'umugenzi wanjye bamwita Bigirimana. Nanjye nitwa Kubesha. Turimo tumaze nyine tugiye ahantu gushaka akazi hano i Kigali. Urabona nyine ko twe turi abantu bibereye mu cyaro ntabwo tuzi ibyanga i Kigali. Biriya tuzenga abantu bita kuri Mironko. Kuri Mironko waba wazi ibyo bivuze ngo waturiho? y'imirongo abantu ko mukazana Ntabwo wavuze ngo ni kuri Mironko. Ese yambwiye ko aba kuri Mironko ndabizi yewe. Yindi ibyo ngibyo wowe niba uhazi aturanye ko natareka kwere ikaburi uyu ntanuka bizineza hari undi watubwiye batuye mu mujyi hagati mu mujyi hagati niyo aho uzikari byo yige naga ariko yatubwiye yatubona cyangwa Nyarugenge aho hagati turere Nyarugenge ntabwo namenye ko Nyarugenge yabwiye ni iki turagenda batata we narishonje kuri kw'Imana cyane nawe utekanye bagarura ariko umenya uburyo uba watetse ukuntu biba bimeze ariko ntubimare biraryoshye rekera aho rero wumvise bimeze bite mbwiza nk'ukuri none wakubisemo ikintu cy'igitunguru ahubwo reka tubisange nubwo nari nariye kandi tukaba dusigaye mu isafuriya nawe urabizi none serangira uti ntagaragaza kwishyuza umva reka tuyaryemo ikirayi imana n'ibishyimbo ku muhanda ibishyimbo bigeze kurangara yarongera nk'uko Kibwi ngenda asubirayo n'amaguru mu rugo ariko rero byose ni nawe wabiteye ujya kumbwira ngo wowe ngo Kigali urahazi neza ngo tugende muvanye mu rugo none wumva atari ibitanye ahubwo sinzira ndanayibukaga aricyo kibazo kandi niwe wambwiraga ngo duhunge inkoni za muzehe ariko ko watoharuka tugaca inkoni zamuka tugeze niba uhazi nimba nabarangira mukagenda mukagera hariya ku muhanda mukagera mukabasa neza njya ahantu ku muhanda twageze ku muhanda twahamenye basi se wenda watubwira mu bintu bitavava papa umukobwa w'amatesire munini tesire ni iki ibiki tesire nyine ni utuntu tw'abantu bashyira mu mutwe ubu n'ibindi tesire uyu ntabwo ari amatensire tensire nyine ni utuntu umuntu ashyira mu musatsi tw'amabara ukuntu ni bya bindi nabonanye mushiki wanjye wagira ngo yabaye nka nyogokuru ngaho ntacyo tubwira afite nyine nawe ibintu mu bwonko bwe bya bintu batubwira twabonaga cyagiye cyane nari nagize ngo yabaye nka nyogokuru asa n'imwe nyine biriya nibyo nyine wasanga gusa ibyo buri ibintu nyine biba bifite ibara ritari umukara abahungu umuntu yabarangira none se basura muzi uwo muntu nyine uwo muntu ugenda amuzi ariko atuye hariya hafi no kuri kaburimbo kandi najyaga hano imbere ntabwo nasubira inyuma basi se waturangiye ahantu bita Nyarugenge ko hari umuntu turi kuhashaka abasore mwe mwintesha umutwe
nabwita haturi ni muri Nyarugenge muzamuka nimugera ku muhanda ntago mubura undi mubaza mubaza umuntu twafata naho ngiye ntago ibyo mumbaza simbisobanukiwe oya ntabwo wumva ye umva ki urakoze kuturangira kandi umva kibwiwe insiga akira ariko inka ni kimwe tugiye katumukuzemo nigireyo yego je nana mukuza mumenye kandi bagiye uri tayari bakugubita ikiramba uri seri niba uri tayari uri seri mwana arakuri uri seri arakuri kabyara bona nani nini nikubita cyane abantu ubundi bindi kimwe gusora mu nzu rero nose wabimazemo turi buryo mwakoze ariko no kwita ko safari cyane cyane